Inyamata mu ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro niho Kalisa Parfait akorera aka kazi ko gutunganya amapine y'imodoka ashaje akavamo intebe. Ni akazi yihangiye nyuma yo kwiga muri iri shuri muri 2009. Kalisa avuga ko yagize igitekerezo cyo gukora intebe mu mapine ashaje nk'igisubizo ku kibazo cy'ibura ry'imbaho. Twaje gusanga amapine ari ikintu kitwegereye kandi kiboneka ku bwinshi gihari, kidashobora no kuduhenda cyane, kandi n'ikindi ugasanga ari bya bintu n'ubundi dusanga byangiza ikirere, kuko iyo biri ahantu hose binyanyagiye usanga ari ibintu birimo birangiza ikirere. Ikindi tugasanga hari n'abantu bashobora kuba bayatwika cyangwa bayakoresha mu bundi buryo budahwitse. Niyo mpamvu rero twatekereje uburyo twayabyazamo umusaruro muri ubu buryo. Amapine 5 niyo avamo intebe zijya muri salo. Ipine rimwe arigura amafaranga 2,000. Kalisa yamaze gutunganya amapine ye 5 ayabonamo 60,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Ni umwuga yatangiye bamwe babanaga nawe ngo batekerezaga ko ari inzozi, ariko ubu zahindutse impamo kuko babonyemo akazi. Ngewe mbibona neza cyane kuko bimpa amafaranga, ahubwo nagaya abo ngabo batabibona neza, bakabibona nk'umwanda, ariko nge ntabwo mbibona nk'umwanda, mbibona nk'ubutunzi. Ahubwo mbana no mu rugo nabashije kubasanira inzu yabo bari barimo, mbasha kubakurira amazi, mbasha kwagurira ikigega kijyamo amazi ku buryo isaha n'isaha amazi batayabura, nk'uko wenda muri Bugesera bwanga amazi akunda kubura cyane. Amazi babasha kuza, irobine yaje bagashyira mu cya kigega ku buryo no umuntu w'umukecuru atabasha kujya yewe yikorera jerekani ngo agire akajya gushaka amazi. Mvuga ngo nanjye kimaze kunkura ikintu kindi cyane ko experience imaze kugera muri nini cyane, kuko iyo tugeze hano hanze baravuga ati turi bya bintu bikorerwa hanga, nanjye numva binteshemo ko nk'umuntu ubikora. Kalisa afite abakozi 3 bahoraho akorana nabo aka kazi ko gukora intebe mu mapine ashaje, akaba asaba abakiri bato gukoresha impano bafite bakiteza imbere. Ntabwo ntekereza ko abantu twese twize dushobora kujya mu biro ngo dukore, ahubwo dutekereje buryo hari n'abantu biga iyi myuga yacu turimo turiga, ariko akumva ko atagomba kuyikora, ari juste kubona diplome. Ariko dutekereje buryo ki umuntu ashobora gukora uwo mwuga hanyuma akanihangira umurimo we. Uyu rwiyemezamirimo Kalisa Parfait w'imyaka 26 ahamya ko gukora ibikoresho bitandukanye abivanye mu mapine y'imodoka byahinduye imibereho ye. Ashobora kwiga arangiza kaminuza kandi akomeje no gutegura indi mishinga itandukanye imwinjiriza. Kwizera John Patrick, Televiziyo Rwanda, mu karere ka Bugesera.